ntago byari bisanzwe ko hano muri Kigali muri Kicukiro special muri ya quartier nziza yitwa Muyange ushobora kuhabona inzu yubatse mu kibanza cy'ubuso burenga 500 ifite ibyumba bine binini ikagiraho umwanya wa office nawo wakoresha nk'icyumba parking y'imodoka esheshatu. Iyo nzu urumva ko kidatangaje, ndayikuzaniye irimo iragurishwa. Ni inzu nziza ndabikubwiye kuri design kubwiza urabizi. Kora subscribe hano kuri Ruhimariyo Estate. Imari nk'izi ngizi ujye ubu wa mbere, reka nyikwereke urebe ubwiza bwayo. Turahera inyuma tugende nkwinjize mwe imbere uze kuma comment yawe, ndabizi urayikunda. Ubwo rero nkuko nabikubwiraga urabibona neza yuko ari inzu nziza kuri design kubwiza. Nanjye ndimo ndayiturukamo nkumva ndi fieri yuko nje ko kwereka inzu igizwe n'ibyumba 5, ariko icya gatanu ushobora kugikoresha nka office byaterwa. Noneho ikagira parking y'imodoka esheshatu, ikaba ifiteho hano jaride ushobora no gusimbuza ugashyiramo piscine. Ariko nayo nkuko uyibona kuri iyi kamera yacu, ureba ubwiza, reba design ni cadastre imeze neza cyane. Iri hano Kicukiro mu Kagarama ku Muyange, ahantu heza cyane. Nakubwiye ngo nimba ukeneye kugura inzu yisanzuye hano muri Kigali iri mu kibanza kinini, hano kuri Ruhimariyo Estate turabambere kuyikuzanira. Duhere kuri parking ngende nyibereka gace ku gace. Ubu rero samakabya nkuru pe, ninkubwira ngo iyi parking yajyamo imodoka esheshatu kandi z'amajipe ubyumve. Reba ahantu nturutse, reba ahantu kamera iri, urabona ko na hantu hanini rwose. Umuntu wari ukeneye kugura inzu ni reba parking ukingana. Wa wundi nyinuza niba ari ibirori runaka wa hostingiye mu rugo, imodoka imwe 2 3 4 5 6 rwose irisanzuye. No ku mapave ni sawa cyane nkuko uyabona. Noneho twahindukiza gutya kamera ugahita ubona uko inkingi zayo zimeze hejuru kuri gate. Urabona ko ari gate twikiriye neza. Anga tukagira akazu k'umuzamu, wa muzamu ashobora kuza kuraramo, nako nakazu keza kameze neza. Yego rero ukomeza tuzamukana tugende. Noneho ngende mbereka ubwiza bw'iyi nzu. Ni nziza, ni nini, irakomeye rwose, imeze neza. Ndakubwiye ngo nimba wari ukeneye kugura inzu iyi ngiyi ni imari. Turahera kuri aya ma escalier. Hano hariho ama escalier nayo azamuka ajya ku nzu. Ubwo biratuma inzu yacu ibiri sekiwa cyane, kigendanye n'umutekano. Urabona ko ari sawa, ama escalier nayo meza. Aha tukahagira jaride. Urumva nimba ifite ikibanza cy'ubuso 500 nawe urabyumva. Ari nkanjye uguze iyi nzu nahita nyikuramo iyi jaride, ahita nishyiramo piscine bigahita biryo. Ariko biterwa nuko umuntu abishaka. Jaride nziza imeze neza, guhera aho hepfo kuzamuka kugera hano ruguru hose hariho jaride nziza, ubwatsi butoshye urabibona kuri kamera. Kandi ubwo na hano imbere y'umuryango ya terrasse naho tuhafite izindi ndabo nazo zimeze neza. No kuri umuntu washaka inzu nini, iyi ngiyi ni imari. Noneho n'ikindi kiyongereyeho, ifiteho na rooftop design. Reka tujyeyo nyibereke murebe ubwiza bwayo. Twageze kuri terrasse nini ushobora guhostingiraho ibirori rwose. Aba designer bo mu Rwanda basigaye bazi kubaka. Urabona ko ari terrasse nini iriho ibirahure byiza, amakaro meza, ama design meza kuri uruhande. Urabona ko biryoshye cyane. Ariko none uhagaze kuri iyi nibwo noneho kuri iyi terrasse nibwo ubona quartier nzirimo. Iri muri quartier nziza cyane nimbikubwira. Urabona amazu meza, hari view nziza cyane. Urabibona ko nyine biraryoshye, ni ibintu biteguye neza cyane. Twakomeje tureme n'imbere mu byumba. Urabona ko rero tuvuye kuri hejuru kuri rooftop turakomereza kuri iyi terrasse y'imbere y'umuryango nziza. Terrasse nini, terrasse yisanzuye iriho ama design meza. Urabibona ko ari terrasse isa neza. Aha hose urabona ko ama design yaba ariho, naho n'ahantu abantu bakicara rwose. Aho ngaho rero tuhavuye tureta dukomereza hano kuri urugi rwiza rusa neza, urugi rumeze neza. Urabibona yuko ari urugi ruteguye neza, rusa neza, ruduha ikaze. Noneho muri salo hano tuhafite salo nyine y'inzu ya VIP. Urabona ko iyi nzu ni nziza pe uburyo bwose. Kiri kuba udashaka kugura inzu, hariho TV stand, hejuru tuhafiteho gypsum ishushanyije neza n'itara ryiza. Aha ngaha hasi hari amakaro asa neza meza, ubona amakaro asukuye ameze neza. Tugakomeza imbere hano kuri salle à manger. Aha hari salle à manger nayo nini nziza yisanzuye, isa neza, lavabo nziza cyane. Urabona ko biryoshye rwose, ni byiza. Turakomeza imbere tugere hano noneho mu gikoni cyiza. Iki gikoni ndagira ngo noneho duhagarare hano noneho tubereke iki gikoni.
muri iriya nguni noneho tukibasome. Reba utubati kuva hasi kugera hejuru, utubati twiza tw'umweru, amakaro meza, urabona ko ari ibintu nyine bikeye, umwanya wa televiziyo, umwanya wa cuisinière, umwanya wa lavabo, nyine urabona ko ni igikoni kiri VIP kimeze neza kiryoshye. Kandi ubwo iki gikoni inyuma hano dufite n'igikari. Ahangaha tuhafite igikari nacyo cyiza, hari umwanya wo kwanikiraho. Hano hari igikoni cyo hanze, inzu y'umukozi, toilette hanze, ikigega, everything birateguye rwose. Twagiye kureba n'ibyumba imbere uko bimeze. Turahera ku cyumba cya mbere cy'umushyitsi, aricyo kirabona ko ari icyumba cyiza gifite ya dushe nziza ikoreshwa n'abantu bari no kuri salo. Dushe irimo ibikoresho byiza nyine, shawa nziza, amakaro meza, lavabo, toilette nziza, urabona ko ari dushe nayo imeze neza. Aha tukahagira icyumba cy'umushyitsi. Buri cyumba cyose kirimo garde-robe yacyo kandi kirateguye neza. Urabona ko iki cyumba kirimo garde-robe nziza izamuye kugera hejuru. Icyumba kinini kirimo amakaro meza, hejuru kirimo itara ryiza nk'uko ubibona, idirishya ryiza, umva biraryoshye rwose, bimeze neza. Ariko ikindi cyo kubabwira ni izi nzugi zikinze iyi nzu, ubona ko ari inzugi zikomeye kandi nziza. Twakomeje tuvuye kuri icyo cyumba cy'aba mbere cy'abashyitsi, tureta tugaruka noneho tugiye gusanga ibindi byumba. Ariko na hano hari indi design ushobora guterekamo amafoto, ushobora guterekamo everything. Urabona ko ari ibintu biryoshye bitewe n'umuteguro wawe. Turakomeza hano imbere, aho kuri uru ruhande tuhasanga ibindi byumba. Harimo koridoro nziza cyane. Duhere ku cyumba cyo hirya. Ahangaha hari icyumba cyiza nacyo, buri cyumba cyose kirimo hano ni kinini kandi kirisanzuye. Urabona ko ari icyumba kinini cyiza kimeze neza, kuri design, ku ma garde-robe meza arimo ku idirishya, urabona ko ari sawa. Iki cyumba tukivuyemo turakomereza kuri iki ngiki. Ariko iki cyumba mbere y'ikindi cyo kukigeramo, ndabanza kubereka ko ibi byumba bikoresha iyi dushe na toilette. Kwanga ibi byumba bikoresha iyi dushe na toilette, ibereke barebe nayo ubwiza bwayo. Urabona ko ari dushe nziza imeze neza cyane, iteguye neza. Hanyuma iki cyumba ibi byumba bibiri mberetse bikoresha iyi dushe na toilette, bikoresha iki cyumba ndimo nicyo twahereyemo, iriya dushe na toilette tuvuyemo nibyo bikoresha. Nacyo ni icyumba kinini kigari kimeze neza. Twagiye rero kubereka muri chambre principale iri hano imbere nziza cyane. Turakomeza uburyo kingura urugi, iki gice cyose ni chambre principale. Noneho yo uhita ubona ko ifite ubudasa, imeze neza cyane, yaba ari toilette irimo, yaba ari ibirahure bitangira amazi. Urabona ko ari toilette isa neza, iteguye neza cyane, irasa neza pe. Aho tukahava noneho tugakomereza hano hahandi aho kuryama kabisa. Urabona ko ni icyumba kigari kinini cyiza kimeze neza cyane. Urabona ko rwose garde-robe zirimo, amatara meza arimo, hejuru hari itara ryiza riri kuri gypsum imeze neza. Urabona ko ni ibintu biteguye neza cyane. Iki cyumba cyacu kandi gifite na terase imbere y'umuryango, terase nziza isa neza. Urabona ko ari terase nziza cyane, isukuye, imeze neza, ahantu ushobora kwiyicarira uri gusoza akazi kawe. Iyi nzu naberekaga yubatse mu kibanza cy'ubuso burenga 500. Ariko iyi ngiyi imodoka 6, ibyumba 4 na ofisi, ikagiramo salo nziza, icyumba cyiza. Urabona ko ari inzu nziza. Igiciro ni $250,000, ariko zirimo n'ibiganiro. Iri ahantu heza mu Kicukiro mu Kagarama. Duhamagare tukugeze kuri iyi nzu nziza iri hano mu Kagarama.